bwa mbere na mbere duhura hari ukuntu nabimenye ko ari wowe, kandi icyo kintu narakigumanye kugeza igihe yegereje kuzagihamiriza imbere y'abantu. Haleluya. Imana yari ibizi neza kubera ko muri benshi mu mamiliyoni atuye isi hari impamvu yatumye ari wowe tuvura tukaguma. Urukundo rwanjye rero ntabwo ari isezerano gusa. Hari abavuga ko urukundo rwa nyarwo, ariko hari n'abavuga ko guteka mutwe. Mu minsi ishize twabonye amafoto n'amavideo y'ubukwe bwa Niyo Bosco na Mukamisha Ilene, ariko ibyo video ndetse n'ibyishimo by'ubukwe byose byakurikiwe n'amagambo akomeye cyane. Bamwe bati Mukamisha atsinze igitego cy'umutwe, abandi bati intego ze azigezeho, agiye kunyunyuza imitsi ya Niyo Bosco. Hari n'abagiye kure bavuga ko Niyo Bosco yagize ubujiji bwo gusezerana n'uyu mukobwa kuko ngo amuhaye imfunguzo z'ubuzima bwe, amakonti ye n'umutungo we yose, kandi ngo Mukamisha ari ikizungirizo kizi gukina n'ubwonko bw'umugabo. Ese koko Niyo Bosco yagize ubujiji nk'uko bamwe babivuga? Ese Mukamisha yari umukinnyi w'amarangamutima umaze gutsinda igitego kizatuma amabuze we bwose ajya mu mafaranga? Cyangwa se ko Niyo Bosco afite ubumuga bwo kutabona bivuze ko Mukamisha azajya akora nk'ibintu bidakwiriye abyitwaje nko kuzana abagabo mu nzu n'ibindi? Uyu munsi tugiye gusesengura izi ngingo zose, dutanga ibimenyetso byerekana niba ubukwe ari urukundo cyangwa ari umushinga wo gusahura wapanzwe na Mukamisha Ilene. Double Kki, dore ko dutangira ndasaba subscribe ko iki kiganiro kigiye kugaragaza ukuri abantu benshi cyane batinya kuvuga. Reka duhere kubivuga ko Mukamisha yatsinze igitego cy'umutwe. Abavuga ibi bashingira ku gitekerezo cy'uko Mukamisha ari umukobwa ufite ubwenge, ubonye umuhanzi ukunzwe ufite amafaranga n'izina, maze akamenya uburyo bwo kumwinjira gake gake akamusesera mu mitsi kugeza amugejeje mu gushyingirwa. Bavuga ko intego ye yari imwe mu buzima bw'amafaranga. Bavuga ko kuba Niyo Bosco atabona ari amahirwe kuri Mukamisha Ilene, kwicara mu makonti ye ya banki no ku mbuga nkoranyambaga ze, urugero nka YouTube hamwe n'izindi, maze akajya amujyaho amafaranga uko abyumva kuko umugabo we atabona ibyo yanditse cyangwa ibyo yasohoye. Ariko reka dusesengure, Niyo Bosco twese turamuzi, umuntu ufite ubwenge budasanzwe, n'umwanditsi w'indirimbo utekereza kure. Ese umuntu utekereza ibintu byimbitse nk'ibyo Niyo Bosco yandika yashobora kwinjirirwa mu mutwe n'umukobwa akamujijisha mu gihe cy'imyaka 3 yose cyangwa 4 bamaranye ntabivumbure? Birumvikana ko bidashoboka rwose. Yavuga ko Niyo Bosco yagize ubujiji nibonjije ahubwo kuko bibwira ko kutabona bivuze kutumva cyangwa kutamenya. Niyo Bosco rero yumva umutima, yumva imigambi kandi yumva imitekerereze y'umuntu binyuze mu biganiro. Niba yasizanye na Mukamisha nuko yamushunguye mu gihe kirekire akamwigaho. Kwita rero Niyo Bosco umuntu wagize ubujiji no gupfobya ubwenge bwe n'impano Imana yamuhaye. Hari abandi bavuga ko Mukamisha azazana abagabo mu nzu. Iri ni ryo jambo ririmo ubugome bukabije rikomeje gukwirakwizwa. Hari abasore n'abagore banditse bati Mukamisha agiye kujya azana abagabo mu nzu baryame mu gitero cya Niyo Bosco, kandi Niyo Bosco ntazigira bimenya kuko atabona. Ariko mureke rero dusesengurire hamwe neza, ibi ni ibintu byo gukekeranya gusa. Ikimenyetso cya mbere ni uko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona izindi ngingo ze cyane nk'amatwi n'amazuru zikuba inshuro 10. Niyo Bosco rero yumva intambwe z'umuntu ziri kure, yumva impumuro y'umuntu winjiye mu nzu, yumva n'umwuka w'umuntu uhumeka. Kwibwira ko wamuzaniye umuntu mu nzu ntabimenye ni ukutamenya uburyo umubiri w'umuntu utabona ukora. Ikimenyetso cya kabiri rero ni mariage hamwe no kwizerana. Abavuga ibi ngibi bagirwa ko abagabo bafite amaso babona neza bashibwa inyuma. Guca inyuma ntabwo biterwa nuko mwashakanye abona cyangwa atabona, ahubwo biterwa n'indangagaciro z'umuntu. Niyo rero Mukamisha n'umugore ufite ikinyabupfura n'urukundo rwa nyarwo, yaba Niyo Bosco abona cyangwa atabona ntabwo azabikora ngo amuce inyuma. Abantu rero bavuga ibi ngibi barerekana ishyari bafitiye Mukamisha bashaka kumugaragaza nk'umuntu mubi kugira ngo basenye umunezero w'urugo rwe. Ariko ikimenyetso gikomeye nuko Mukamisha yemeye guhagarara imbere y'imbaga akemera gusezerana n'umuntu uzi neza ko isi izamuvuga nabi. Umuntu uje gusora amafaranga gusa ntabwo yemera gusezerana mu buryo bw'amategeko, kuko iyo usezeranye wameye kumucakara mu gihe cyose uri kumwe no mwasezeranye. Ariko hari n'abandi bavuga ko Mukamisha agiye kuba manager w'amakonti ya Niyo Bosco, akaba ariyo yatumye amushaka. Ariko kuri nuko nguku nuko Niyo Bosco asanzwe afite abajyanama manager bamufasha mu muziki. Ariko se nubwo Mukamisha yaba ari ucunga ayo makonti, hari ikibazo cyaba kirimo. Mu rugo rwose rwubakiye mu kwizerana, umugore n'umugabo aba ari umuntu umwe rwose. Iyo umugore acuze umutungo w'umugabo utabona ntabwo ari ubusahuzi, ahubwo ni inshingano. Ariko abo bose babyirengagiza ahubwo bakivugira ibyabo.
abavuze ko Niyo Bosco yakoze ubujiji bibuke ko Niyo Bosco yanyuze mu bibazo byinshi cyane na manager bamujyaga amafaranga mbere yaho hose. Niba yahisemo gushyira umutungo mu maboko y'umugore we nuko yabonye ko umugore bazawurinda kurusha abanyamahanga bakoranye. Ikindi ni ikimenyetso cy'urukundo nyakuri. Mukamisha ntabwo yaje ejo mundi bakora ubukwe, ahubwo bamaze igihe kirekire banyuze mu bihe bitoroshye. Ndakeka mwibuka igihe Niyo Bosco yari afite ibibazo n'inzu zifasha abahanzi mu gihe bitari byifashe neza. Uyu mukobwa yari kumwe nawe, umuntu ushaka amafaranga aza ariko amafaranga ari menshi cyane, yasa nk'agabanutse akagenda. Ariko Mukamisha we ntabwo ariko byagenze, ahubwo yabaye hafi ya Niyo Bosco no mu bihe by'amakuba. Iki ni ikimenyetso ntakuka cy'uko ibyo bavuga ari ishyari gusa. Umwanzuro rero twafata rero inshuti zanjye, reka dusore twibaza ikibazo kimwe: kuki bitatworohera kwemera ko umuntu ufite ubumuga ashobora gukundwa by'ukuri? Kuki buri gihe tubonye umuntu utabona cyangwa ufite ubumuga bw'ingingo abonye umukunzi mwiza dushaka impamvu mbi? Kuki dushaka ko umuntu aguma mu bwigunge, mu bukene no mu gahinda? Ibi rero birerekana ko umuryango wacu urwaye indwara y'agasuzuguro rwose. Tugomba kumenya ko Niyo Bosco ntabwo ari umuswa cyangwa wagize ubujiji, ahubwo ni intwari. Yatsinze ubuzima bw'umwijima abamo kubwo kutabona, none ubu ngubu rero yatsinze n'amabwire hamwe n'amagambo y'abantu. Mukamisha ntabwo ari ukizungiriza kije kumurya amafaranga, ahubwo n'umugore w'umunyambaraga wemeye kwikorera umusaraba, yirengagiza amagambo abe muca intege kugira ngo akunde umugabo w'umutima we wahisemo kandi yemerewe kubana nawe. Kuri bandi bavuga ko Mukamisha azazana abagabo mu nzu, Imana niyo mucamanza y'imitima, ariko ubuhamya bw'urukundo rwabo uyu munsi ni igitego koko. Ariko igitego kitari cya Mukamisha ko agiye kurya amafaranga, ahubwo igitego batsinze umwanzi n'urwango. Icyo twabwira Niyo Bosco nuko atakumva aya magambo, urugo rwawe ni rwo buzima bwiza berekejemo. Naho Mukamisha we twamubwira kukaza umurego. Uyu mugabo ugiye andika indirimbo nicyo kimenyetso cy'uko akubona mu bisi kazigiye sobanukirwa. Wowe nteze amatwi umvaga ko Mukamisha umutekamutwe ufite amafaranga, banza wirebe mu ndorerwamo hanyuma wibaza uti ese wowe ufite uwo ukunda kubera Mukamisha akunda mu Niyo Bosco? Ese wowe uramutse ugize ibyago ugahuma uyu munsi, uwo mwashakanye cyangwa umukunzi wawe yaguma iruhande rwawe cyangwa ahubwo yaguhunga? Ubukwe bwa Niyo Bosco dusigiye isomo ry'uko urukundo ari icyemezo umuntu afata atari turufu ryo gusahura. Njye Sam Double Kki mwakoze kudutega amatwi. Iyo wemera ko urukundo rutsinda byose, andika muri comment uti musugire musagambe Niyo Bosco na Mukamisha, kandi ntibagirwe gusangiza abandi iyi video ngo nabo bamenye ukuri. Njyewe ku giti cyanjye nemera ko urukundo rwa nyarwo rurenga byose kandi rwihanganira byose. Mwakoze cyane.